Sasa hano twari turi ahari uwitwa Mukantambara ndetse na Fabiola bari bamaze kwakira amakuru neza, bishimye banezerewe, bamaze guhamagarwa n'uwitwa Rugema amaze kubabwira ko yavuye mu maboko y'uwitwa Kamarade Ndayimiri abifashijwemo na papa Emile ariwe dogiteri. Abantu twese twari twizeye, ariko akaba adutengushye rwose ku munota wa nyuma. Rero hano bari barimo guserebura, barimo kuvuga ati noneho igisigaye ni ukwirinda tukareba uburyo noneho ibi bintu tutabyangiza, kandi byari bigeze aharyoshye, kuko byageze naho Fabiola avuga ati noneho tugomba no kumenaho abiri. Undi avuga ati ari amafaranga rero niyo tugomba guheraho, ariko tugomba kuyafata neza kuko hari igihe dushaka kuyakenera. Rero sinzi nimba wenda ibi byishimo by'aba bantu biri burangire vuba, gusa nuko aka kanya bisa nkaho ibintu byasubiye inyuma, ibintu byabaye nkaho bisubiye inyuma, kandi twari tuzi yuko uwitwa Iribagiza agiye kubona ibisubizo ndetse n'intuza. Rero bisa nkaho bisubira inyuma cyangwa rudubi, kuko hano byasaga nkaho nyine bisubiye inyuma. Twese twarabibonye tuzi yuko Iribagiza agiye kubona ibyangombwa by'ubutaka cyangwa by'imitungo, ariko aka kanya byose bikaba biri mu maboko y'umwanzi we Rugema. Aho ngaho twavuye turangiye tugaruka ku basore babiri. Twari tuzi yuko ibi bintu atari byo, ariko hano ku kiganiro Kamarade yakoranaga hano na Emile byatugaragarije yuko uwitwa Muzehe hari imipango afite cyangwa yaragambanye hano, kuko arimo kwibaza impamvu Muzehe ati ese ibi ni ibiki Muzehe ashobora kuba yarakoze, ese byagenze bite ku buryo yizera umuntu akamurekura, yizera umuntu wakoze ibintu bitari byiza akamurekura. Ati cyangwa kuva na kera byari imipango ya Muzehe, cyangwa byari imipango anatubeshya yuko atibuka cyangwa arwaye cyangwa atameze neza, byose byari kugira ngo azashyikirize izi mpapuro abitwa ba Rugema. Ati aho se wasanga nabyo byari imipango ye. Aba basore bari bihebye kabisa, barimo kwibaza uko ibintu byaba byagenze, uko Muzehe yaba yarahindutse, ko byagenze nyine byabacanze, no kuvuga ati noneho aka kantu katubayeho, ibi bintu bitubayeho ntabwo tuzi ko tuzabisobanura. Ati ubu se tuzasobanurira iki Iribagiza? Ati se tuzasobanurira iki kuko Iribagiza namara kutubwira yuko ibintu byose twirukansemo n'ubundi bipfuye kandi ari byo twashakaga. Ati ko tuzabisobanura gute? Ati twagakwiye basi wenda no kuba twaramuhaye n'uwo muti wa kabiri, akaba yabasha kwibuka ibintu byose. Ariko arimo kwibuka igice. Rero ngaho twavuye twizira ahantu hari uwitwa abantu bakundana hano ku Cyusa na Iribagiza. Cyusa arimo kubaza Iribagiza ati ariko se kubera iki witaye ku bintu bimwe ariko ibindi ntubyiteho? Ati kuki utarimo kwita gushaka kubana nanjye, kutita ku murenge wacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iribagiza amubwira ati ntabwo ari uko utabyitaho, ahubwo ni uko hari ibintu murimo kubanza kugira ngo nyimure bive mu nzira. Ati si ubwo bukwe kuko urimo kuvuga wenda ngo ntabwo mushaka kandi mushaka, ndabwerekana. Cyusa aramubwira ati ubwo bukwe n'ubundi ni ubwanjye nawe, kandi kuko ubukwe ni ubw'umuntu, nubwo abantu bakundana ntabwo abandi, ni njye nawe dushaka kubana. Abandi ari mu rugo bazaba bahari bagufasha nk'ababyeyi, ikindi hano na musaza we arahari. Rero hano byari iby'ubukwe, nta nubwo turi buhatinde kuko ubukwe bugomba kuba byanga byakunda. Witwa Cyusa yakomeje aramuhoza nyine nk'umukobwa uri mu bibazo. Murabizi bagize ibibazo, arimo inzira y'umusaraba yamubanye inzira y'umusaraba. Twese twigarukira rero ku mugambanyi wacu ariwe Muzehe dogiteri, ari kumwe rero n'uwitwa Rugema. Yari ari kumwe n'uwitwa Rugema arimo kumusobanurira, yari arimo kumubwira ati rero ati ahubwo hari ikintu nibagiwe. Ati nibagiwe kuzana umuti wa kabiri. Undi aravuga ati se hari umuti wa kabiri?
ati hari umuti wa kabiri ugomba kwibutsa Iribagiza, ati ubu ngubu nta kintu na kimwe arimo kwibuka. Ese koko Iribagiza nta kintu na kimwe arimo kwibuka? Kandi Iribagiza aka kanya tuzi ko yibuka yuko bari atari ababyeyi, bakibuka umuringa, akibuka ibiki. Ati ariko hano muzehe yavugaga ati hari ibintu nyine runaka atibuka, nyine hari ibyo atibuka, ngo yibuka wenda kujya kuri toilette, ngo ibyo mubwiye nonaha. Ariko hano ikigaragara ni uko Cyunuza Iribagiza yibuka ibintu byinshi, ahubwo hari ibintu bindi wenda ataribuka. Rero hano witwa muzehe yari afite ikibazo cyo kujya kuzana umuti wa kabiri. Ati umuti wa kabiri narawusize, ati kandi uwo muti Iribagiza namara kuwubona azahita yibuka ibintu byose. Hano rero Rugema yatinzeho cyane, ubona yuko ashimishijwe kandi agakomeza gusa nkaho atabyemera neza. Ntabwo yemeraga neza yuko Iribagiza aka kanya yaba atibuka, kuko yakomeje kubaza ati ntabwo yibuka koko, ntabwo yibuka. Undi avuga ati nta kintu na kimwe yibuka, ntabwo yibuka. Nuko yagiraga ngo amere neza fresh, ariko twabonye yuko twebwe Iribagiza hari ibintu runaka yibuka kandi bya kera, kandi no kuba yaramenye yuko banatari ababyeyi be ni sawa cyane. Ese uno muzehe, uno musaza we bimeze bite? Umusaza yemeze bite? Aho ngaho ariho twerekaga aho uwitwa Fabiola na Mukanambara mukuru we bari barimo kuganira, barangije bahamagara uwitwa Emeline baramubwira ati ugomba gutangira kuneka, ugomba gutangira kuzajya ucunga ibintu bya hano, kuko hano aba bantu bashobora no kuturoga. Ahubwo abicanyi cyangwa abantu babi baba bumva ko nabo abandi bantu ari babi. Hano bari barimo kubwira nko guha amabwiriza uwitwa Emeline. Bamaze kuyamubwira, Emeline arangiza yagenda, ahita rero hinjira afande ari we mushiki cyangwa musaza wa Iribagiza. Araza arabasuhuza, arangije arababaza ati bimeze bite? Ni sawa. Ati na n'ubu Rugema ntabwo araza. Baravuga ati Rugema na n'ubu nta makuru ye dufite. Ati nta makuru dufite, bavugana ibintu byinshi. Arangije aravuga ati rero aho bigeze rwose na ibi bintu nabijyanye mu rukiko. Witwa Fabiola abaguye mu kantu, abarapapye. Aravuga ati noneho karabaye ku mutima, kuko barabizi ko bagiye mu rukiko ibintu byose byabazanamo inkiko cyangwa leta byose babigwamo. Ati rero ngo bino bigomba gushyirwa mu rukiko, kandi ikindi nimba n'uwo mugabo wanyu baramushimuse, kubera iki mutabishyikirize inzego ngo zibikurikirane? Uyu nguyu witwa Mukanambara aravuga ati impamvu nabijyanye nuko nawe nabikubwiye, kandi nawe uri muri izo nzego. Ubona nyine hari ukuntu nyine afitemo agasuzuguro. Undi arangije aravuga ati rero uko bimeze kose ntibirenge uyu munsi witwa Rugema ataje, kuko nkeneye kumenya imba n'imvano zo kugera hano kwa Iribagiza. Ati ko Iribagiza yaje hano ubundi muri uwo muryango. Ati rero nkeneye kumenya ibyo bintu, nkeneye kumenya ese Iribagiza yageze hano gute? Undi aramubwira ati rero ubwo uzabimenya ari uko Rugema yaje. Undi aramubwira ati se Rugema si umugabo wawe? Urumva yafata umwanzuro wo kuzana umwana amutavuganye? Arangije ahita avuga ati okay. Rero arangije ahita basezera. Ntuzagaragaza n'agasuzuguro kenshi, yanga kumusezera witwa Mukanambara. Nibuke ko aba afitiwe agashiha. Maze afande araseka arisohokera. Noneho duhita tugaruka ku musaza. Rugema afata umwanzuro wo gufata dogiteri akamujyana hehe? Mu rugo. Akamuzana hano muri runo rugo. Ese ibya dogiteri no kugambana kwe, ese ni ibyanyabyo? Ese nimba ari ibyanyabyo, kubera iki yahisemo kugambanira umwana we? Kubera iki yakoze bino bintu? Ese ko yahisemo kugambana? Reka caho dukomeze turebe ukuntu bizagenda.
gusa filime yo yabaye isa nk'aho isubira inyuma bubisi. Caca mukomeze mugire ibihe byiza.